mfite ipeti rya jida, nja mu bato ya gatatu ya Muvumba yari komeye cyane. Ubwo yo bato yari ifite za position. Yari inama nyunguranabitekerezo yahuje abayobozi batandukanye b'igihugu ndetse n'abanyacyubahiro. Muri rusange havugiwemo ibintu by'ingenzi. Hari mu ihuriro ryari ryahuje Unity Club Intwararumuri, ahavuzemo abasirikare batandukanye ndetse ubwe na His Excellency yatambukije ijambo. Gusa icyo tugiye kugarukaho ni ijambo ridasanzwe ryavuzwe n'umusirikare wabaye. Uyu musirikare yari mu ngabo za kera, ingabo zarwanyaga ndetse koma mu nkokora RPF yashakaga guhagarika jenoside. Uyu nguyu ugiye kugarukaho muri iki kiganiro yari mu mugambi wo gutegura jenoside ndetse ayishyira no mu bikorwa. Yari mu bantu bumvaga yuko abatutsi batagomba kugira ijambo, ko bagomba gutotezwa. Gusa ubu ngubu aragaruka ku mateka muri iyi nama ya Club Intwararumuri. Gusa tumaze kumva ibyo yavugiye muri iki kiganiro, ushobora kwibaza uyu muntu ni muntu ki, ese nayahe mateka agiye muranga? Gusa yumvira nk'iri jambo yavugiye muri Club Intwararumuri. Inyenzi Inkotanyi za kubyera vitayo ma access zose mu Mutara, abari kuri front bari imbere kuri shadow bataille, byaye ngombwa hari amabato nkane yose byarangiriyeho, yagombaga gushaka uko avamo. Yavuyemo nibyo nagenganira n'abagenerali bamwe n'abakomiseri bamwe, twakoze repris general nkabakanira, nzababwiraho nakorewe repris general. Ubwo bari rukanse koko biruka baje Kigali, ibato yacu ya Muvumba. Ubwo nitwasiye turwana combat retardataire na repris tactique. Ubwo afanye hano arabizi aho ngaho za Nyakayaga, tukamanuka tukaza hariya Kizigura arabizi imvura iri kugwa, tukakomeza tukagera hariya Kayonza nabwo kuri kiliziya ya Mukarange, nabyo arabizi uko byari bimeze. Ubwo twarakomeze tugera hari Musha, niho naje kurasigwa. Ubwo nja kuvurirwa i Kanombe, ariko mba muri SM. Muri SM byari bimeze nabi cyane. Hari imbunda yaturasaga niba yaraturukaga mu bice bya za Bumbogo, yaratuje. Ubwo naguteguraga iki kiganiro nibanze cyane ku ijambo Kuradupagase yavugiye muri Unity Club Intwararumuri. Gusa ntabwo nihereranye ibyo bintu, nafashe mudasobwa yanjye maze negera Google, ndayibaza nti Kuradupagase ni muntu ki? Bikari inzirabwoba, natwe dufite ingengabitekerezo ivuga ko umwanzi ari umututsi. Ntabwo ari umututsi twagwanaga gusura hanze, ahubwo n'umututsi bwa ari mu gihugu, ari umwanzi wacu. Iyo twari tuyifitiye iyo ngengabitekerezo. Naje gusubira ku rugamba, ibato yacu ya gatatu ya Muvumba bwari iri ifite position i Nyamirambo, hari akumumena, ukamanuka za Byogo no kuri Lycée de Kigali. Yari intambara mu mazu yari komeye. Ubwo ngewe nari kuri position iri munsi ya kira kibuga Kiyovu yakoraga amagurwa mujya munsi. Ubwo Inyenzi Inkotanyi zari zarafashe point stratégique ya Rebero, nawe murebe uri Rebero ukareba ni Kigali hose ubu ha control. Ubwo twawanye intambara mu mazu aho ngaho, elema avance z'Inyenzi. Ubwo ntangana nazo aho mu mazu, mbese muri amazu yantuza kuko ntara ku musigiti bitwa Kadafi barafite imbunda yadasagaho buri kanya irambuje amahoro. Nk'umuntu wari warize iby'intambara na ndi officier, nabonaga ko twanatsinzwe. Ni namaze kwibonera ko nashobora kwibwira abasirikari banjye, kuko amasasu menshi twakoreshaga intambara zo mu mazu mugomba gukoresha za grenade nyinshi. Twakoreshaga grenade zakuwa n'umumajoro witwaga izina geragibwa ndibuka nagibuka, niba dukoraga za grenade twakoreshaga mu mazu aho ngaho. Bigaragara ko twe twamaze gutsindwa nta n'amasasu dufite, kandi none umujyi wose wari entouré par l'ennemi. Ubwo nuvuga ko Inyenzi ziri zamaze kudushyira hagati, dusiganye ka plateau gusa. N'imbunda zacu za rutura zarasaga muri CND zari zamaze kuba neutraliser et anéanti par l'ennemi. Ubwo zaravuye noneho runda zirahunga zikomeye. Uyu mugabo n'ukurarahambaye n'umusirikare ukomeye cyane utangarirwa na benshi muri Rwanda. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Madame First Lady, nge Assistant Commissioner of Police Kuradupagase Augustin Jarud,
nkaba navukiye mu cyahoze ari komine Karago aho bitaga mu Kazu mu kwezi kwa 12/68. Amashuri abanza nayizeye wacu Imihungwe, ayisumbuye nyiga muri groupe scolaire de la Salle do Byumba kwa Manswe. Kubera ko ndavukaga mu karere gaturukamo Habyarimana Juvenal, byari hamwe ko je nagombaga kujya muri SM, École Supérieure Militaire, ni ishuri kuri rya gisirikare. Ibizame twayikoze mu kwezi kwa 7 byamaraga icyumweru, ubwo ni barabemerewe cyangwa se ni barabatsinze twarategereje, ariko nje byari hamwe tariki 2 z'ukwa 9 1991. Nahise nza gutangira tuja muri SM, dutangira amasomo ya gisirikare. Twiza amasomo ya gisirikare gusa kuko SM yari imyaka 4, ariko kubera urugamba rwari rukomeye twagomba kwiga amasomo ya gisirikare gusa, ibindi bikazaza nyuma. Twayize umwaka urenga turangiza mu kwezi kwa 12, ariko muri amezi hari amezi 2 y'Abafaransa, abakomando b'Abafaransa baje kutwigisha ubukomando bitwa commando d'armée, détachement d'assistance militaire et instruction, bivuze ngo ni itsinda